twongeye kubashimira rero ku bana natwe muri iki kiganiro akari murori. Nk'uko twabibabwiye ni ikiganiro ngaruka cy'umweru aho tuzajya tuba turi kumwe na Nicolas akatuganiriza ku biri mu makuru. Ntago bivuze ko ariyo makuru yibanze cyangwa se ariyo makuru asumba yandi, ahubwo nuko mu makuru menshi cyangwa se mu ngingo mu bintu byinshi biri mu makuru Nicolas ahitamo ingingo imwe yifuza kugarukaho kubera hari ibyo wenda bayabonyemo cyangwa hari umucyo aba yifuza kuzana. Nicolas, karibu. Urakoze cyane Ivan, ndagushimiye. Ndizera ko nawe umeze neza cyane rwose, n'abadukurikiye bose kuri chaîne yacu ya Rwanda 360. Ndizera ko nabo bameze neza. Kandi ndizera ko icyumweru dusoje cyakugendekeye neza, by'umwihariko abanyarwanda bari mu gihugu baguwe neza. Habaye imikino ya FIFA Series igenda neza, u Rwanda ruratsinda. Ahubwo se utarajya kure ni wowe ubizanye, ariko n'ubundi akari murori uvuga ku biri mu makuru. Ya FIFA Series ni ibiki? Ko abadakurikira umupira cyane wenda tumenyereye Coupe du Monde tumenyereye Coupe d'Afrique. FIFA Series ni ibiki? Ni imikino ya gicuti mpuzamahanga itegurwa na FIFA, hanyuma bagategura igihugu izaberamo, hanyuma bakakora amatsinda, ariko iri ku rwego rwa FIFA birumvikana. Muri uyu mwaka rero u Rwanda nirwo rwayakiriye. Hanyuma rero ku bw'amahirwe n'imyiteguro myiza, u Rwanda rwegukana intsinzi rutsinze Estonie ibitego 2-0. Abanyarwanda bari mu ntsinzi rero. Amavubi yatsinze irushanwa rya FIFA. Donc batwaye igikombe. None se izo FIFA Series ziba buri mwaka, ziba myaka 2, myaka 4, ni gute? Genzi nzimenye muri uyu mwaka, by'umwihariko mu Rwanda niho bibereye. Ariko bishoboke ko ari amarushanwa asanzwe aba ahari, nuko atari bwabere mu Rwanda cyangwa u Rwanda atari bwayitabire. Ariko yari amarushanwa ubona ateguye neza, igihugu cyacu cyateguye neza, kandi dushimira ubuyobozi bw'igihugu ko babihaye agaciro, bakabiha umwanya, ibikorwa remezo, gutegura ekipe, n'abanyarwanda ubona ko banyotewe imikino n'imyidagaduro. By'umwihariko rero bikaba akarusho iyo batwaye igikombe nka kuriya, biba ari uburyohe. None se Nicolas, iyo FIFA Series nta wavuga ko u Rwanda rwikoreye Coupe du Monde yarwo rukanayitsinda? Sinzi niba twabyita Coupe du Monde, ariko ni amarushanwa ubona yarateguye neza, nubwo hatari harimo amakipe akomeye cyane azwi ku rwego rw'isi. Ariko nanone ku rwego rw'igihugu cyacu, ku rwego rwa ekipe y'igihugu yacu Amavubi, iyo urebye selection umutoza yakoze, abakinnyi, uburyo bitwaye n'intsinzi bagiye bageraho, babonaga ko bayimerita. Donc mfite icyizere ko ibyo ari byo byose CAF iri mu bihe biri imbere, u Rwanda rushobora kuzatambuka. Amavubi yagiye avugwaho kenshi, avuga ati se ni iki kitagenda mu Mavubi, ni iki kitagenda? Ubu ngubu umuntu yagira icyizere ko ikirere cyahindutse? Umuntu yagira icyizere, ashingiye kuri uyu mutoza mushya. Ngira ngo yari amaze imyaka 11 ahari niba ntibeshye, adahari. Donc ubu ni inshuro ya kabiri agarutse. Yigeze gutoza Amavubi imbere uyu Yego. Okay. Donc agarutse mu gihugu azi, ikipe yamenye. Ni mu gihugu azi, ekipe bagiye gukorana, ndavuga wenda Ministeri ya Siporo, ifite siporo mu nshingano. Ni igihugu azi imico yacyo, azi ubuyobozi uburyo bukora, azi amateka yacyo, azi ubuyobozi bukuru bw'igihugu icyo buba bwifuza. Mfite icyizere, ariko by'umwihariko ikirenze kuri ibyo ni uko ubuyobozi bwa Ministeri ifite siporo mu nshingano na Ferwafa ubona uburyo bakorana ari uburyo rwose buzuzanya kandi basenyera umugozi umwe.
ariko Ivan ndengejeho akandi kamwe gakomeye cyane, dufite umuyobozi tuyobowe n'umugabo. Uravuga ku rwego rw'igihugu? Ku rwego rw'igihugu tuyobowe n'umugabo, Afande Kagame. Ni umugabo cyane. Uruhare rwe ni uruhe muri FIFA series? Turebye n'andi marushanwa yagiye atambuka, hari aya marushanwa y'amagare ku rwego rw'isi, wabonaga ko bategura neza. Ibikorwa bya siporo muri rusange mu Rwanda, ibikorwa bya siporo byitaweho. Ntekereza ko politike mu gihugu rwose ikoze neza cyane. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu buba bwatanze ibishoboka byose kugira ngo abari mu nshingano bazikore neza. Ntekereza ko ari ahabo kugira ngo barusheho kunoza imikorere, ariko ubuyobozi buriho bwa minisiteri na Ferwafa ubona kabisa bari gukorana neza kandi bizatanga umusaruro. Mu bihe biri imbere dushobora kwitegura ibintu byiza. Ni amakuru meza. Amakuru meza cyane. Sasa Nicolas, n'ubundi nabyo byarakari murori. Yego. Kuko biri mu makuru, ni weekend bibaye kandi nk'abanyarwanda twishimira iyo u Rwanda rubuhiya nk'uko bavuga, iyo rubuhiya, iyo ruri hejuru, iyo u Rwanda rwasetse, abanyarwanda bishimye, bari muri mudu nziza, bagize weekend nziza, natwe turabyinjoyinga. Hanyuma mu kari murori rero nk'uko nabivugaga mu kanya dutangira, haba hari amakuru menshi, haba hari byinshi bivugwa, ariko siko byose tubiganiraho ahangaha. Uhitamo buri gihe iyi ngingo wenda iba yagukoze ku mutima, cyangwa wenda hari ibyo wabonyemo ushaka kugorora se, cyangwa gusubiza, cyangwa kuzana umucyo. Kuri uyu munsi wumva wifuza kugaruka kuki ku byaranze icyumweru? Urakoze cyane Ivan. Icyumweru cyaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Ndirinda kujya mu ngingo tutaratangira kuvugaho, ariko haba harimo n'ibibabaje birumvikana. Iyo ukurikiranye amakuru kuri za BBC cyangwa ku maradiyo akorera mu burasirazuba bw'igihugu duturanye cya Congo, haba hari amakuru ababaje, abantu bo mu misozi miremire za Minembwe. Tusoma ibinyamakuru kumva drone yarashe abantu bagapfa. Hari kubera ibintu bibi cyane. Abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari guhura n'ibibazo byinshi cyane bikomeye, birimo no kubura ubuzima birumvikana. Tubifurize kwihangana aho bari hose, bari kuburiramo ababo. Ivan, intambara si nziza, intambara irasenya, intambara itwara ubuzima bw'abantu, intambara itera ubukene. Bumve ko aho bari n'imiryango yabo tubafashe mu mugongo, kandi tubabazwa n'ibigenda bibabaho. Ahari nitugira Imana, umuryango mpuzamahanga uzafungura amaso, uteshe kugira ngo abishi bunamure icumu. Abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bongere bahumeke, bagire amahoro, bagire umutuzo. Ahangaha naho ndumva byaba byiza tubonye nk'umwe mu misozi miremire bakazaza kutuganiriza, kugira ngo turusheho kumenya neza, abatabisobanukiwe barusheho kumenya neza ibiri kuhabera, ese kuki wenda n'amateka, donc impamvu bicwa, noneho n'impamvu bitavugwa muri ibi binyamakuru mpuzamahanga, kuko nk'ubu ngubu bajya bavuga abicwa mu burasirazuba bw'isi, cyangwa za Syria barabivuga, muri Ukraine, muri Iran ubu ngubu hari igihe hajya havugwa abakurde, abahuti, ibintu donc abantu benshi. Ariko ese kuki abanyamurenge batajya bavugwa? Numva byaba byiza ko twazagira umuntu umwe uza kutuganiriza, nubwo nawe wabituganiriza, ariko burya biba byiza iyo duhaye n'umwanya
nyiramateka kuyivugira. nibyo Ivan, nibyo ibyo uvuga ni ukuri rwose, ni ukuri kwa nyako. Biba bibabaje iyo ureba izi media international, uburyo zifunga amaso imiryango mpuzamahanga, uburyo irebera ibintu bikaba, abantu bakabura ubuzima, abantu bakava mu byabo. Biba bibabaje ariko nta kitagira iherezo. Mba numva mfite icyizere ko hari igihe bizarangira. Gusa tubwire abanyamurenge bose aho bari guteswa, bari kwicwa, bari kuvanwa mu byabo, ngo bihangane kandi bakomere, bazeho gusenga, bakomeze basenge kandi Imana izabatabara. Abana babo bo bibarutse barwana intambara kugira ngo babarinde, nabo Imana ibakomereza amaboko kugira ngo bahagarare neza kandi nta kitagira iherezo, intambara zizarangira. Ni byiza rero ko tugize amahirwe, tugize umugisha, tukabona umuntu uvuka muri biriya bice, byaba byiza tuganiriye kugira ngo twungurane amateka, atubwire amateka. Naho twebwe inkuru twabara ni ibyo dusoma mu binyamakuru cyangwa dushobora kubaza abari muri biriya bice, hanyuma natwe tukaba twabigeza ku bakunzi bacu, ku badukurikira. Ariko icyo gitekerezo ni cyiza Ivan, igihe tuzabona umuntu watuganirira kuri biriya bibazo bibera mu misozi miremire, twazabisangiza abakunzi bacu. Ubwo n'abadukurikira bashobora no kudufasha muri komantere, bakaba batubwira niba hari abifuza kuba baza kutuganiriza, cyangwa niba bafite bazi inararibonye zatuganiriza bakadufasha nabo bakatungura ibitekerezo. Yego Ivan, cyane rwose. Abantu badukurikira bashobora kwandika muri komantere, umuntu waba uzi amateka ya hariya cyangwa umetrize ibiri kuhabera ubu tuvugana, yashobora kujya muri komenti noneho agasigamo message, cyangwa akaba yasigamo na nimero ya telefone, bibaye bitamubangamira. Noneho umuntu agenda kuri chaîne yabona adresse mail yacu akatwandikira, abaye adashaka gushyira nimero ye kuri komantere akatwandikira kuri adresse mail akadufasha. Icyo dukeneye ahangaha ni ugutanga umusanzu, ni ugufasha, gutanga umusanzu no gutabariza bariya abantu, kugira ngo rwose imiryango mpuzamahanga, abantu bafunze amaso bari kurebera ubwicanyi buba, bave ubuzima bajya ubuntu, bamenye ko umuntu ari nk'undi kandi bariya nabo bakeneye gutabarwa. None se nicyo wifuza kugarukaho mu biri mu makuru, cyangwa ni uko wari ubiciyeho? Oya, nari mbikomojeho gusa kugira ngo mbahe pole ko abantu tuvuga ururimi rumwe, dutuye mu karere kamwe. Byari ngombwa, maze iminsi nkurikira amakuru yaho nkumva birambabaje mu mutima, ariko ubwo mvuze mu misozi miremire kuko ariho hari kwibasirwa cyane, ariko no mu bice bya za Masisi, za Warikare, tugenda tumva ibibazo bitandukanye, ariko turatekereza ko bizakemuka. Ariko si icyo cyangenzaga. Mu byabaye nagerageje kugenda nyuramo duke, ariko nagira nkomoze ku gitaramo cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igitaramo cyateguwe n'Abanyarwanda batuye mu mujyi wa Indiana. Hanyuma baragitegura, bari butaramirwe na Ruti Joel, arazwi mu njyana ya gakondo, n'undi musore, sinzi niba akiri umusore cyangwa yarashatse, TMC, cyangwa se Mujyanama Claude, abamuzi cyangwa arazwi, ariko TMC niryo rizwi cyane akoresha mu buhanzi bwe. Ni igitaramo rero cyabereye muri leta ya Indiana. Icyo gitaramo rero habereyemo ikintu gisa na skandale, cyane ko Ivan bitangaje iyo tufashe umwanya kugira ngo tuganirize abantu bakurikira ibiganiro byacu, tugatanga ubutumwa, tugatanga inama kugira ngo abantu bibafashe, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntago babyumvise. Twaganiriye ku mugabo cyangwa umugabo witwa Badrama, utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndatekereza ko atuye muri leta ya Arizona.
tuganiraho kugira ngo twungurane ibitekerezo ku myitwarire yagaragaye, atuka ingabo z'igihugu, atuka abayobozi b'igihugu mu buryo nyandagazi. yari yakoresheje amagambo avuga ko igisirikare cy'u Rwanda, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umuryango RPF avuga ko ari interahamwe. Nibyo twari twagarutse mu kiganiro. Amagambo ubona atameshe, ariko tubiganiraho gusa tutagamije gusesereza cyangwa guhangana cyangwa kubangama, ariko tugira ngo nko mu muco wacu dukosorane. Bajya bavuga ko ntawe hano wahanutse, ariko ntawamenya, ntabapfira gushira, kandi umuntu yagiye ifite akuka burya kongera gutekereza kabiri birashoboka. Ntagiye kure rero, igitaramo cyabereye muri state ya Indiana, baratumiye nk'ibisanzwe, abantu bariyandikisha mu buryo busanzwe bumenyerewe, abantu batumirwamo mu bitaramo. Hanyuma rero bagiye babona Badrama nawe aje mu bitabiriye igitaramo. Icyabaye rero ni uko yangiwe kwitabira igitaramo, birumvikana. Hanyuma rero nabwo arongera agira reaction itari nziza. Ntabwo ndavuga reaction bitewe n'ibyo yatangaje n'amagambo amusohokamo. Donc we yaje atari umutumirwa, ashaka kukijyamo nk'abandi bose, sisa? Ndatekereza ko mu gitaramo wenda nta butumire bwihariye bubaho. Batangaza igitaramo, wumva ashaka kujya kwishimana n'abandi, nawe akaba yakwiyandikisha kugira ngo azitabire igitaramo, akuzuza ibisabwa, niba ari ukwishyura ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero urumva nawe yari afite uburenganzira, niko mbyumva, kimwe n'undi muntu uwo ari we wese kuba yakwitabira igitaramo. Icyo ni kimwe, igihe niko mbyumva. Ariko hari Badrama tuzi wa kera, hari na Badrama w'uyu munsi. Nicyo ntekereza ko wenda ashobora kuba yarirengagije. Iyo aza kuba ari Badrama wa kera, Badrama ukunda igihugu, Badrama wumva gahunda za leta, Badrama ushyigikiye umuziki, Badrama wifuza kuwushoramo imari, ntacyo byari guteraho ikibazo. Ariko Badrama w'uyu munsi atandukanye n'uwa kera. Ntekereza ko ari aho ngaho havuyemo igisa no kutamwemerera cyangwa kutamuha uburenganzira. Noneho kugira ngo dusobanukirwe neza, ni ukuvuga ko hari igitaramo. Watubwiye ko igitaramo cyari icya Ruti Joel. Yego, Ruti Joel na TMC. Ni aba ngaba. Yego. Donc bari bafite igitaramo muri Amerika. Noneho Badrama ashaka kukijyamo nk'abandi bose, sisa? Yego. Nk'abandi bose. Noneho urimo kuvuga ngo iyo aza kuba ari Badrama wa mbere byari kuba nta kibazo, ariko Badrama ubu ngubu harimo ikibazo. Badrama ubu afite ikibazo. Donc ni ukuvuga ko kutemererwa kwinjira muri konseri ni ukubera pozisiyo afite uyu munsi, ni ukubera amagambo. Ndabitekereza ko ari ukubera ibyo arimo muri iyi minsi, amagambo atangaza, uburyo yagiye mu murongo wo kurwanya ubuyobozi no kubuharabika no kubusiga umwanda. Ntekereza ko ariyo mpamvu igitaramo birumvikana kigira abagiteguye, kigira abagihagarariye, kigira abagikurikirana, kigira abakurikirana ibintu byose. Ntekereza ko rero batari kwifatanya n'umuntu nk'uko, kuko igitaramo ni umunezero, igitaramo ni ukwishima, igitaramo ni ukufata wikendi rwose ukayiharira kwishima gusa, abantu bakabyina bakizihirwa, abantu baba bakumburanye, baba bakeneye uwo mwanya wo kongera gusabana. Ikibazo cyari kuba ikihe iyo Badrama bamureka akinjira? Uko mbitekereza, ukurikije pozisiyo ya Badrama kuri uyu munsi, yashoboraga kukivangira. Niko mbitekereza, yashoboraga yego, kubera ko iyo ukurikiranye uko byagenze, ukurikiranye uburyo yaje, ukurikiranye aho yavuye, yaje ava iwe muri Arizona,
akaza kugera muri leta ya Indiana, akazana n'abamushinzwe umutekano we, ntabwo wareka kugira amakenga ko ataje kudurumbanya, ataje kuvanga ngo avangire abari aho mu gitaramo, cyane ko hari video yakoze avuga ko muri icyo gitaramo yari yaje azanye n'ababodyguard be. Exactement. Icyo ngicyo nicyo gituma utekereza ko yari aje afite izindi gahunda. Yego, kubera ko mu kanya wari urimo kuvuga ko mu gitaramo ari ukwidagadura, kwishima, kunezerwa, ariko iyo uzanye na bodyguard ubwo ntabwo uri muri iyo gahunda. Ntabwo uba wizeye umutekano wawe cyangwa uba ufite ikindi kintu kikugenza. Ariko icyo natekereje, yazanye ngo ekipe y'abarinzi 4 bamurindira umutekano, hanyuma ngo barazana, donc barabirukana na baranabasohorana. Ahantu habereye igitaramo turabimenyereye, nubwo nge ntajya njya mu bitaramo cyane, ariko nkurikira uko byagenze. Ahabereye ibitaramo nka biriya cyane muri ibi bihugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi, ahabereye ibitaramo tuzi ko ari ahantu haba hari umutekano ku buryo buhambaye. ahantu hose hahuriye abantu benshi, cyane cyane muri ibi bihugu. Ahantu hose hahuriye abantu benshi, bien sûr. Baba ari abashinzwe umutekano mu buryo buri privé, bwo ndavuga abasekirite basanzwe bashobora gusekiriza iyo zone yabereyemo igitaramo, na polisi buriya iba yamenyeshejwe, iba ihakata buri mwanya kugira ngo irebe niba nta kibazo cyahaba. Kumva rero ahantu nk'aho hateraniye abantu bene wanyu, muvuga ururimi rumwe, mwumva ibintu kimwe, kwitwaza abarinzi uri umuntu usanzwe, uri simple, werekana ko hari icyo ku rwanjye ruhande cyangwa se ikindi kintu yari afite kiri inyuma. ariko se ntago wenda yaba we afite impamvu zo kwirinda, niba wenda ntawamenya hari abantu wenda za menace de mort cyangwa bamumenashije, ntago yaba afite impamvu. Biba ari ibyo rero, biba ari ibyo yari yibeshye, yari yaje ahantu hatamugenewe, niko mbitekereza. niko mbitekereza. Ariko Ivan, wenda iyo urebye nko muri video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, avuga ibyamubayeho, avuga uburyo bamusohoye, nicyo njya nkubwira, iyo urebye body language y'umuntu, uburyo avuga, ibimuvamo, uburyo areba, geste akora, uhita ubona ko ntabwo yarazanywe n'igitaramo gusa. Muri iyi video nk'uko uri kubivuga, yanakoresheje amagambo mabi cyane, kuko yaravuze ngo abanyarwanda niba yaravuze ngo barangwa no guhuruza no kwica. Yaravuze ngo abanyarwanda ngo nta kindi bazi ngo usibye kwica no guhururiza abandi, no guhururiza abantu. Donc abanyarwanda bazwiho kwica no guhururiza, kandi nawe ni umunyarwanda. Eva, urumva iyo mvugo mu by'ukuri wari uje mu gitaramo kwidagadura, wari uje mu gitaramo, wari uje kunezeranwa na bene wanyu muvuga ururimi rumwe, wari uje kwishimira ko uje mu yindi leta, uri buhasange abapote, inshuti mwaherukanaga kera, cyangwa se n'abahanzi bagenzi bawe, kugira ngo mutaramane. Noneho ukaza, hanyuma ukaza mu mutima wawe ufite intekerezo zisa zityo. Iva, mu by'ukuri ni ibintu biba biteye isoni nk'abanyarwanda. Igihe tugezemo, isi tugezemo, n'uburyo isi yiruka idusaba ibintu byinshi, guta umwanya mu bintu by'amafuti nk'ibi biciriritse, rwose ubona ko Badrama nawe siwe. Niyo ubona avuga n'uburyo yavugaga, wumvaga afite ikintu cy'ubwoba, kuvanga ibintu, igitaramo akakivanga na politiki. Nta politiki yari irimo hari, igitaramo ni ukwishima, ni ukubyina, ni ukuryoherwa. Kuba yarangiwe kwinjira kubera polisi afite uyu munsi, ubwo ntabwo yaba ari politiki. Oya, ntabwo byaba politiki. Ivan, ntekereza ko uwaba yaramukumiriye, reba iyi imyitwarire imeze itya. Umuntu ufite, iyo urebye video zo yakoranaga bwa mbere, urebye umujinya w'umuranduranzuzi yari afite, urebye uburyo yavugaga akajya azamuka akikubita mu ntebe. Ivan, nawe ubwawe uri umuntu utegura ibitaramo nk'ibi bihuriramo abantu benshi, kandi ugomba kwashyira umutekano wabo,
umuntu nk'uyu vraiment c'est vraiment il est dangereux. ni ibintu bijya bikunda kugaragara hari igihe za konseri zinaburizwamo donc konseri ntihirirwe iba iyo inzego z'ubuyobozi zibona ko hari bishobora guteza imvururu ndetse hari na za competition zishobora kuburizwamo nazo atari konseri gusa babona ko abafana bashobora guteza imvururu bakarwana donc kubera impamvu z'umutekano hari igihe za evenement zijya ziburizwamo cyangwa se bakanabuza abantu bamwe na bamwe kwinjira bakemerera abandi. Ese byaba ari byo byagendeweho ahangaha bavuga ati uyu muntu kuza kwe bishobora guteza akaduruvayo cyangwa se bishobora guteza imvururu, yaba ari kubamubona arimo batamwishimiye kubera ko wenda abita bicanyi cyangwa se akabita interahamwe bikabarakaza kumubona, cyangwa se yaba ari nawe akaba yaraje afite indi agenda bakavuga ati rero kugira ngo twirinde ibyo byose reka tumwangire kwinjira. Byaba ari byo byagendeweho. muri analize yanjye ntekereza ko ekipe yateguye kiriya gitaramo, ntekereza ko yabikoze neza, yakoze anticipation mu buryo bwiza kumuhagarika, kuko kwinjira kureka Badrama akagenda akareba igitaramo nk'abandi njye numva si ikibazo, ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ashobora guteza cyangwa ikibazo ashobora gukeya ari muri icyo gitaramo. Par exemple, umuntu arashaka kugaragaza isura mbi y'igihugu. Iyo urebye igihugu cyacu, icyerekezo cyacyo ni igihugu kireshya abanyamahanga kuza gushora imari mu gihugu, kuza kugisura mu bukerarugendo, hanyuma bagikunze, ababishimiye serivisi zaho ndetse n'umutekano waho bakaba baza kuhashora imari. Ariko iyo urebye biriya biganiro anyuzaho kuri za YouTube cyangwa kuri za TikTok, uko biri kose buriya hari n'abanyamahanga bashobora kubireba bakavuga burya ni kuriya bimeze, we aba ari kudemobiliza umuntu. Rero ufite iyo myumvire, umuntu ufite iyo mico cyangwa ufite iyo kamere, kumureka kugira ngo ajye mu bandi ashobora no guprovoka agakeya skandale kugira ngo noneho ibyo we yavugaga by'ibinyoma gushaka gihamya, gushaka icyo agendera. Exactement, nicyo nabonye. Ariko rero rwose dushimira abantu ekipe yateguye kiriya gitaramo kuba baragize anticipation bakamusohora, kandi nawe kubw'umutekano we buriya ashobora no kudateza icyo kibazo, hakaba hari umuntu utemeranya n'ibyo yavuze bitewe n'amarangamutima akaba yanamuhohotera. Nibyo navugaga, nabyo byose birashoboka dans les deux sens. We ubwo ashobora kugira ibyo akora, ariko hari n'undi nawe kumubona byarakaza akaba nawe yagira icyo akora, akavuga ati rero umuntu umwe aho kugira ngo ateze ibibazo benshi reka tumushyire ku ruhande. Yego, birashoboka Ivan, kubera ko abantu ntabwo dutekereza kimwe. Urebye amagambo yagiye akoresha, imvugo yagiye akoresha zikomeretsa aho igisirikare cy'u Rwanda n'interahamwe, uribaza umuntu ufite umuvandimwe we urinda umutekano wa kiriya gihugu yafata se Badrama nk'iki, aravuga ati uranyitira umuvandimwe wowe interahamwe, ufite umubyeyi se uri kurara amajoro unyagirwa n'imvura kugira ngo abanyarwanda basinzire akamwita interahamwe. Ubwo se urumva uwo muntu agize reaction akaba yakora ibidakorwa. Ni muri urwo rwego njye ntekereza ko byakozwe, ntabwo byakozwe cyane kubwo byamusohotsemo kuko byo yarabivuze birarangira, ariko ntekereza ko byanakozwe ku mutekano we ariko n'uw'abandi yari asanze mu gitaramo. Njye ntekereza ko ababikoze kuriya babikoze neza, nubwo we bitamushimishije, bigatuma yongera kwiyambika ubusa imbere y'abantu, imbere y'isi yose, ibintu ubona bitamuhesha agaciro na gake. Kandi mu bigaragara aracyari muri wa murongo wo kumushumuriza, hanyuma bakamutuma hahandi batinye nawe akaba ikigoryi akajyayo. Ariko Nicolas, bigenda bite kugira ngo umunyarwanda, kuko ntabwo turi kuvuga umuntu wo mu kindi gihugu, umunyarwanda yifate avuga ati abanyarwanda bazwiho guhururiza no kwica, donc agafata, kandi bivuze ngo abanyarwanda nawe ubwe yishyizemo,
ashyizemo n'ababyeyi be umuryango we, ashyizemo ababyeyi be, ashyize n'abakire abo n'abamuna bavukana. Bigenda bite kugira ngo umuntu muzima ufite umutwe watekereza yifata avuga amagambo nk'ayo? ni iki kiba cyabaye? iva twarapfushije jyewe ntabwo jyewe ntekereza ukuntu umuntu agira amahitamo mabi kugera kuri ruriya rwego, abaye ari wabimugiriyemo inama cyangwa ari nawe bwite wigiriye iyo nama, yaba yaragize amahitamo mabi. Umbajije rero ngo bigenda bite, niyo amahitamo mabi nkunda kuvuga, umuntu akaryama akabyuka yafashe ibyemezo bipfuye, ntabwo ari we wa mbere, twagiye tubona n'abandi, isi izanarangira n'abandi bakiza. Rwose niko kamere muntu iteye, abantu baba bari mu murongo bubaka, hakaza n'abandi basenya, wanamubaza urarwana n'iki, urasenyera iki, akaba atabona impamvu aguha. Ngewe rero ntekereza ko ni ubuyobe, ni ugukunda ibintu, ni bya bindi abantu batanyurwa, badakeneye kunyurwa n'ibyo bafite, bafite irari ry'iby'isi. Umuntu ushyira inoti imbere akavuga ati n'umuntu namwica agapfa akagenda, ariko ntiyirengagize ko ari kwica sosiyete, ntiyirengagize ko ari kwiyangiza nawe ubwe ndetse n'abari hafi ye bugufi bwe, ubwo ndavuga umuryango. Wibaze niba tubona ari amahano, wibaze umuryango we uko ubibona. Rero ntekereza ko ni inda nini, icyo ni icya mbere, ni inda nini abamushuka, kuko mu bigaragara afite abantu bamukoresha bakamushumuriza bati genda, hanyuma ugende ukoronge cyangwa ugende uteze umutekano muke, ukire skandale hariya, ibindi turaba tubonye icyo kuvuga. Ariko biriya baragushuka, bakagenda bakagukamura, bakakunyunyuza, hanyuma bakagucira, ugasigara wowe wivuruguta mu byaha, ejo uzabazwa, hanyuma mu gihe cyo kubibazwa ukazabibazwa wenyine, bo bigaramiye. Ni agahinda rero, birababaje, badrama ibintu urimo, ibyo uri gukora. Ndabikubwira nk'umunyarwanda mugenzi wawe, nta cyubahiro biguhesha. Gutuka igihugu, kwandagaza igihugu, kwandagaza ubuyobozi, ni nko gutuka nyoko wakwibarutse, ugakura igitutsi mu kanwa, ukakimutuka akacyumva kinyuze mu matwi. Ni isoni kuri wowe. Uratekereza ko hakiri navuga ngo igaruriro? Iva, njyewe nk'uko ubivuze nkunda kubivuga, kuko amagambo umaze kuvuga ni nkaho umubwiye uti biracyashoboka kugaruka. ni ukuri Iva, iyo ukurikiranye muri kamere muntu, gukosa, gucumura, waba ucumuye bigutunguye cyangwa waba ucumuye nkana, rwose ibyo ni ibintu bibaho muri kamere ya muntu, ibyo tubyemeranyeho. Buriya ni uko kenshi umuntu akora amafuti cyangwa agakora ibyaha, tukamutera amabuye, nibyo icyaha tugomba kucyamagana, ariko umuntu we nyamuntu birashoboka guhinduka. Ndumva aho ngaho twemeranye, umuntu ashobora gucumura, umuntu ashobora gukora amakosa mu mvugo, mu ngiro, bikagira n'ingaruka ku bamukikije, ku gihugu no kuri we bwite. Donc ibyo birashoboka, ariko ikiruta byose ni uko we ahinduka. Iyo ahindutse rero, ibya kera biba bishize, niko Bibiliya ivuga, ibya kera biba bishize. Rero abasomyi ba Bibiliya bo barabizi, abasomye inkuru z'umuntu witwa Sawuli, yari umuntu urenganya ubwoko bw'Imana, yari umuntu ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, yari umuntu kabutindi rwose, ariko yaje kuvirwa n'umucyo w'Imana. yicaga abizeye Yesu, agera aho noneho harahinduka, bari ujya kubwiriza Yesu, agera aho arahinduka, noneho aba umubwiriza w'ubutumwa bwiza, ahindurirwa izina. Wari Pawulo, wari Sawuli, ahinduka Pawulo. Icyo mbivugiye ni iki? Ni uko muri kamere y'umuntu gukosa, gukora amafuti n'ibindi byose ni ibisanzwe, bibaho, ariko guhinduka bikaba byiza kurusha, kandi bikagirira akamaro nyirabyo kurusha abandi. Yego, haracyari ibyiringiro rero ko yareka biriya arimo, kuko biriya ari gukora
harimo iby'ibyaha biramubyarira ibyaha. Iyo ibintu byabaye ibyaha isaha n'isaha wabikurikiranwaho, kubikurikiranwaho bikubyarira ingaruka, bikwicira avenir. Kuko Ivan numukurikirana mu magambo avuga, mu byo avuga, mu bitekerezo atanga, yaba arakaye cyangwa ari ibitekerezo bisanzwe, uzabigenzure neza. Kenshi ntavuga ibi, avuga iby'abandi. Okay, kuba ijwi ry'abandi ntacyo bitwaye, kuvugira wenda abarengana ntacyo bitwaye, ariko iyo ugeze aho kwakiza biba byiza iyo ushyizemo n'ibyawe. Ese wowe byakugendekeye gute kuvuga iby'abandi gusa? Wowe wabonye iby'abandi, donc leta yagiriye nabi abandi, wowe ntiyakugirira nabi. Usanga rero ni ibintu avuga biri aho, biri mu kirere, bidafite fact, ariko toujours bimujyana mu byaha, bimujyana mu gukora ibyaha, kandi isaha n'isaha ashobora kubazwa. Nge rero Ivan, nituza kugana ku musozo uze kunyemera turahageze n'ubundi twageze ku musozo. Reka tugenere ubutumwa umuvandimwe, umunyarwanda mugenzi wacu Badrama. Mbere yo gukomeza, nashaka kwibutsa abakurikira ikiganiro ko ahangaha ntago tuba tugamije kuganira ku muntu, ahubwo nuko hari amagambo yavuze yakoresheje, akaba ariyo mpamvu wifuje kubigarukaho uvuga uta aya magambo ntibikwiye. Ntago umuntu ari we kiganiro, ntago umuntu kuganira ku muntu ntacyo bifasha cyane, ariko tunamuvuga kubera ko hari icyo aba yavuze kandi kitubaka, gisenya, niyo mpamvu tumugarukaho. Ubutumwa rero numva twamugenera nuko yagarukiraho, biriya biramwanduza. Badrama aracyari umujyambere, nta myaka 48 aragira, ndatekereza aracyari mu za 40, hafi aho 30 niba ntibeshye. Reka tugire muri za 40, ariko uko biri kose ni umujyambere, ni umuntu ugifite byinshi byo gukora imbere ye, ni umuntu ushobora gukora amaproje menshi atarimo umwanda. Biriya nta proje irimo. Mu makuru umuntu agenda akurikirana wumva ko ari abamutuma, abo ba Kayumba n'iki byose, ariko ukibaza umuntu nka Kayumba kugutuma kujya kwandagara no kwiyandagaza, umuntu wabaye expired, umuntu ushaje azerera, nge numva ntacyo bimufasha gufatanya n'abantu nka bariya mu by'ukuri bafite politike zashaje zapfuye, ntacyo bimufasha. Rero nge nkumva nawe ubwe yakwigirira impuhwe, cyangwa yumva hari ikitagenda nawe atazi biri kumubaho, ashobora no kwegera abapsikologe bakamufasha, akabaganiriza. Bijya bibaho rwose, bijya bibaho umuntu akagira comportement iri bizarre, nawe ubwe atabasha kwisobanurira. Bibaye atari ubugome, bibaye atari umutima mubi, bibaye atari urwango afite koko, nawe akitekerezaho, ibyo yabikora. Rero numva namugira inama nk'umunyarwanda, nk'umuntu w'umujyambere ugifite imbere heza. Igihugu iteka gihora giteze amaboko, gihora gitegeye amaboko abana bacyo, abakigomeye, abatannye, abarindagiye, bose uwemeye akaza akagaruka agasaba imbabazi, igihugu kiramubabarira. Hanyuma nawe bikamuha amahoro yo mu mutima, no kutongera kuba hasa n'ufite culpability. Iyo ureba ubwoba avugana, iyo ureba igihunga avugana, ubona nawe ko nta confiance aba yifitiye mu byo avuga, kuko bitari ibye, si ibye. Arakonta iby'abandi cyangwa ibyo atoragura bitewe n'ibyo aba yaganirijwe cyangwa n'umurongo we yafashe. Nge rero nkumva Ivan, biba byiza iyo umuntu adapfuye ngo abantu bamurenzeho itaka, ahubwo abantu bamugira inama, bakamugaruza iyo neza, bakamukebura ariko bakamugaruza n'iyo neza. Kuko yari umuntu baza kuba banga cyangwa bafitiye umujinya n'ubugome no kugirira nabi, hashoboraga no gusohoka itsinda ry'abantu 10 cyangwa 20 bakaba banamugirira nabi. Abo barinzi bane se ku bantu 20 cyangwa 30 babiteguye, babitekereje, utekereza ko bakora iki? Bamugirira nabi. Ariko mu cyagaragaye nuko nta n'uwari ubyitayeho, nta n'uwari umwitayeho, bo bari bitaye kuri sekirite yabo gusa no kwinjoyinga igitaramo no kugira ngo kize kugenda neza. Badrama rero usubiza agatima impembero kandi ucire birarura.
kurwanya ubuyobozi ntabwo ari akantu gato nshuti yanjye, ni nubwo uvuga ko warasheho nawe urabizi, ubutuka wowe wita biriya urabizi ko yarashe kukurusha, yayoboye urugamba rwo kubohora igihugu, urabishywa n'ubusa rero ntabwo wabishobora. Gusa bari kugutumaho byabananiye, nawe ukaba ikigoryi ukagenda ugatumika. Nimvuga ikigoryi ntugire ngo ni igitutsi, oya, ahubwo ni ubwenge butari bwinshi, kwemera kujya gukora amafuti, kwemera kujya ahantu nk'hariya, kujya gusabota juste kugira ngo ukreye content, ibyo uza kuvuga no kuza kukuvuga n'iki byose. Sintekereza ko washaka n'ubustari muri izo nzira, kubera ko Badrama urazwi mu gihugu, urazwi mu muziki w'u Rwanda, urazwi. Nkumva rero nta kundi kumenyekana wumva wagakeneye cyane kurenze uko waruzwi. Iyo urebye mu mashusho uburyo ahererekanya amatelefone n'abantu n'iki byose, ubona ko hari abantu bari en contact mu buryo buri direct, bari kumubaza bimeze biteho n'iki byose. Ariko koko iyo wirebye ukabona iyo bagutuma ibintu nk'ibyo ngibyo, bakagutuma kuza gusabota, nawe ubwawe wumva utizeye umutekano wawe, kuki ubyemera? Kuki abantu bagushuka ukemera? Kuki abantu bagukoresha amakosa ukemera? Ivan, twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu bagiye bashukwa, bakabeshywa, bagakoreshwa ibyaha mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Tuzi amateka ya Sankara. Sankara uburyo yagiye akishora mu mitwe yitwaje intwaro irwanya igihugu, kugeza n'ubwo bagabye ibitero bakica abantu za Nyabimata. Ibyakurikiyeho urabizi, barafashwe bashyikirizwa ubutabera, bacirwa imanza. Twagiye tumva amatemwanyaje yabo. Sankara yagiye avuga amatemwanyaje ye, n'abandi. Rubyiruko muramenye, rubyiruko mwirinde cyane, urubyiruko ruba hanze, ruba mu mahanga, aho uri hose irinde, menya ko igihugu cyawe ari icyawe. Igihugu cy'u Rwanda ni icyacu, ntawe tugisiganira, ni igihugu cyacu, ni igihugu kidukunda, ni igihugu kitwifuriza ibyiza. Twe kwikora mu nda, twe kwirwanya. Kurwanya igihugu, kurwanya ubuyobozi bw'igihugu ni ukwisenya wowe ubwawe. Rubyiruko mube maso, mwirinde ababashuka. Ba Sankara bameze neza, barababariwe, basubijwe mu muryango nyarwanda, bameze neza aho bari, baratekanye. Sankara niba yarababariwe, yaragabye ibitero abantu bagapfa, akanabyigamba kuri za BBC na Voix d'Amerique, urinde wumva utarekera aho ngaho kugira ngo ujye mu buzima busanzwe, ukore gahunda zawe, usure igihugu, ukore imishinga yawe, uri tranquille. Ariko twe kwishora muri ibi bintu. Aba bantu bitwa ngo ni abanyapolitike bashuka urubyiruko, please mwibumva, turabasabye mwibumva, mwibatega amatwi. Iyi mitego Badrama yaguyemo, higira undi muntu yigwamo, higira undi muntu yigwamo. Mukunde igihugu cyanyu, mwumve ibyo igihugu cyacu kitwifuriza, twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde ikikirwanya, twirinde uwahungabanya igihugu cyacu. Ugihungabanya tumuhungire kure, tumugendere kure, tumugire inama, yego, ubyanga tumugendere kure, ntitumwumve. Navuga ibinyoma dushira amanga, tumunyomoze, tumubwire ngo ibyo uvuga si ukuri, ahubwo dore ukuri kwa nyako nuko. Kandi iteka ukuri kuzatsinda. Hanyuma Badrama, igihugu kigutegeye amaboko, mbisubiyemo. Uri umwana w'u Rwanda, uri umwana w'igihugu, igihugu kigutegeye amaboko. Vibuze umujyi buntu, uve muri ayo manzaganya urimo, hanyuma ugaruke mu murongo mwiza, uze ufatanya n'abandi kubaka igihugu. Ndumva ariyo message namugenera kuri uyu munsi Ivan. Nicolas, urakoze cyane. Ivan, ndagushimiye cyane, ndagushimiye ku mwanya mwiza watugeneye kugira ngo tuganirize abakunzi bacu, abadukurikira kuri Rwanda 360, inkoramutima zacu. Tujye dukomeza kubakangurira gukurikira ibiganiro byacu, igihe babonye video yacu bajye bayikurikira, bayirebe irangire, bakore subscribe, kandi bajye basharinga ibiganiro byacu kugira ngo izi message tuba dutanga cyane cyane mu rubyiruko ntizikabe amasigara cyicaro, tujye tuzikwirakwiza n'ahandi kugira ngo twirinde ikibi n'igisa nacyo. Hanyuma rero bakomeze badutere inkunga, baduhe ibitekerezo baciye muri comment, kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Ndagushimiye cyane Ivan. Yes, urakoze. Nanjye bashimire kuko hari abagiye batwandikira
baduha ibitekerezo ku buryo twazajya dukora kugira ngo birusheho kuba byiza. Hari abatangiye gushima no kuduha ibitekerezo byabo, donc turabashimira, bakomereza aho. Hanyuma n'umusanzu dusaba nk'uko nawe wabivuzeho, burya iyo mwiyandikishije cyangwa se ibyo bavuga sabone cyangwa subscribe, hanyuma na za video zajya ziza mugakanda like, ni uburyo budufasha, kuko YouTube ivuga iti izi content hari abantu zifitiye akamaro, noneho ikagira urushaho kuzizamura cyangwa se kuzishyira ahabona kugira ngo n'abandi babashe kuzibona. Niba wumva kugira ngo mujye mumenya igihe ibindi biganiro bije. Twatangiye buhoro buhoro, ariko ubu ngubu ngira ngo muri iki cyumweru noneho tugiye kurushaho gushyiramo imbaraga mu mikorere, cyane cyane no mu Gifaransa, kuko ntabwo dushaka kwibagirwa nabo mu zindi ndimi, yaba ari abanyarwanda batuye mu bihugu byo hanze wenda bumva bisanzuye nko mu Gifaransa, turashaka nabo kubazirikana tugashyiramo imbaraga, ariko noneho n'abanyamahanga kugira ngo nabo barusheho kumenya u Rwanda. Nituzajya tuza tuvuga nko ku muco, barusheho gusobanukirwa umuco w'u Rwanda. Nituvuga amateka, barusheho kuyamenya. Nituvuga ku Rwanda rw'uyu munsi, aho rwavuye n'aho rwageze, uko byagenze, tukabivuga mu Gifaransa, barusheho gusobanukirwa uburyo ki u Rwanda nko bavuga ngo comment le Rwanda fonctionne. Donc niwo murongo wacu, nibyo twiyemeje kandi dushaka gushyiramo imbaraga. Mwakoze kudukurikira, murakoze kudushyigikira, turi kumwe mu biganiro bitaha. Murakoze, bye bye. Yeah.